Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se munsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 17 Kamena mwaka wa 2025 ku wa kabiri iragira iti ntukibeshye ko ukize. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 74 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti jye mfite umukiza ujya mvugira ku Mana. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya, haleluya. Muririmbi arimba neza cyane avuga ngo jya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Ari navuga ngo kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima nyahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa ngasanga uyahawe nawe. Arangije asoza avuga ngo numara kumwemeraho umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Reka dusome ijambo ry'Imana igitabo cy'Ibyahishuwe cye ni 3 umurongo wa 14 tugeze kuri 22. Haravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Laodikiya, cyo 3 umurongo wa 14. Haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti wiyita amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, yaba warukonje cyangwa warubize. Nuko rero uko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka uko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama ungureho zahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. 19. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire, unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yohana intumwa ya Yesu Kristo ari ku kirwa cy'Ipatimo yandikiye amatorero 7 yo muri Aziya, arimo ubutumwa cyangwa se ubuhanuzi bwayo. Uyareba buri torero yagendaga arigenera ubutumwa yahawe n'umwami Yesu Kristo. Ayo matorero akurikira: hari itorero ryo muri Efeso, itorero ry'i Simuruna, itorero ry'i Perugamo, itorero ry'i Tuwatira, itorero rya Sarudi, itorero ry'i Filadelfiya, n'itorero rya 7 ari ryo Laodikiya. Itorero rya 7 yandikiye Laodikiya mu rurimi rw'Ikigiriki bisobanura abaturage b'ukuri cyangwa se ubutabera bw'abaturage. Ni ibiki byarangaga itorero rya Laodikiya? Itorero ry'i Laodikiya ryibwira ko ririho kubera ubukire bwaryo ryari rifite, ariko nyamara mu by'ukuri ryari rikennye. Itorero rivugwa sidini ni wowe nanjye. Uvuga ko wakijijwe, Imana izi imirimo yawe, yuko muri iki gihe ufite ibyagukonjesheje, bituma utagishyushye, ibituma usigaye warabaye akazuyaze, ukaba ntukonje kandi ntushyushye. Bigaragara ko ukiri mu idini ariko wamaze kuba akazuyaza, ntukonje kandi ntushyushye. Imana nukomeza kuba muri ubwo buzima bizageraho Imana ikuruke. Iyo abapagani bahinyura iby'Imana, nawe wifatanya nabo. Iby'Imana byaza nabyo ukifatanya nabyo, kwifatanya n'abantu b'Imana. Ukwiye rero mwene data guhitamo igice uherereyemo. Ushobora kwibwira ko ukize, ushobora kwibwira ko wize umeze neza, kandi nyamara uri umukene wo kubabarirwa. Wibwira ko uzi kuvuga, kandi nyamara ufite ubumuga bwo kutavuga. Wibwira ko ubona, kandi nyamara ufite uburwayi bwo kutabona. Ntukibwire ko
ibyo byose Imana itabibona. Dore inama Imana ikugira muri iki gihe ni ngombwa kongera kugaruka ku murongo, kongera ugakizwa, ukareka gukomeza kuvangavanga ngo ube mu by'Imana ube no mu bya Satani. Kuri 18 haravuga ngo dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Mwene data, ushobora kuba wibeshya cyangwa se wibwira ko uhagaze mu kuri cyangwa se ukize, umeze neza. Ntukimure Imana mu buzima bwawe, kuko Imana niyo igize ubuzima bwawe. Ntukave ku Mana kuko niyo ikugize. Burya nuko wibagiwe aho yagukuye, rega burya nako gasura nukuberayo. Imana n'iryo jambo, Imana n'iryo jambo waba ufite, n'ubwo bwiza waba ufite muri iki gihe, nukuberayo. Irashaka ko uhitamo ugashyuha cyangwa se ugakonja, ariko inama nakugira nuko wongera ugakanguka ugashyuha, kandi ukongera ukayikorera, ukareka kuvangavanga iby'Imana n'ibya Satani. Rero Imana igufashe kandi tugire neza. Jambo ry'Imana ridufashe kandi rikomeze kutugira neza. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo turasabye kugira ngo iri jambo yongere ridukangure, twongere twumve ko tugomba guhitamo, tutagomba kuba akazuyazi, tutagomba kuba gushyuha no gukonja cyarimwe, ahubwo tugomba gushyuha kandi tugakorera izina ryawe, tukagukorera, tukaguhamiriza mu bandi ibyo wadukoreye, tukareka kwifatanya n'abatizera, tukareka gukorera Satani n'abakozi bayo. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu tubisenze. Amen. Mwari kumwe na none nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Bifurije kugira munsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.